ese n'ubundi ibintu ni byiza byagenze neza banze utubwire. Reka tubanze dushimire Gasaro. Urakoze kutabivuze mu kiganiro. Nabuze abana bose nabuze abana bose n'abakunzi bose yego ariko igihe ni iki igihe ni iki mama bananatebya reka tubanze dushimire Gasaro kuko nawe muri urwo rugendo wagiye utumotiva uvuga ati birakwiriye ko uhura n'uriya mubyeyi kandi birakwiriye ko umusanga yego ya rero naguye mu byo navugaga akanwa ho kuvuga Yesu gatangira kuvuga abantu mu buryo ndetse uko bavuga nta kibazo urakoze inshuti yabera mu buryo budakwiye noneho mu buryo bubi yahishuwe ibuka aho wavuye ukagwa mageze wihane nanjye nibuka aho navuye ndagwa yego urabyumva yego kandi hagugenda ntago haguhagaze mbonye rero ko naguye urabyumva mu kugwa natakaje umugisha mu kugwa nakiriye umuvumo urumva nta cyiza nta kazi inshuti maze kugwa natakaje inshuti ntakaza umugisha urabyumva yego mbura umugisha natakaje inshuti mbura n'umugisha ibi bintu ku bantu bose basenga banyumve neza cyangwa se nuzasenga yuguye utakaza inshuti ugatakaza n'umugisha noneho giye nkajya nibaza ariko ni gute abantu basigaye banyanga ni gute nta nshuti nkigira nsanga ikibazo ni wowe ni jewe kandi nta muntu utagira hashize ahubwo nuko ari abahanga mu guhisha amafuti yabo wakurikiranye yego gihe rero imijugujugu yava hahise hanjye nta kintwaye urumva ariko icyo nagira ngo mvuge nibwo buryo natangiye kuvuga ngo ni gute nabona ndasaba imbabazi umuntu wese nakomerekeje sitamutesi no muri ubwo bupfapfa yarambwiraga ngo dadi niki cyaguteye papa ntiyigeze anyita irindi zina ndavuga ngo uyu mubyeyi nkwiye kumushaka nkamusaba imbabazi imbere y'amahanga iyi ngofero nambaye isobanura agakiza nari naragataye we yampaye ingofero nk'icyubahiro ariko ayinyambika ndamubwira ngo aka ni agakiza nsubiranye nari narataye ampereza inkoni ndavuga ngo iyi ni inkoni y'ubushumba nari narajugunye ngushimiye ko wumviye Imana wowe ushobora kuwimaye mu cyubahiro ungomba ariko genda ndumva hari icyo umwuka nsobanurira mwakira ingofero nk'agakiza rero nibwo nafashe urugendo nimero nta nubwo nari nkifite urumva kuko hari igihe yanyoherezaga nk'ibintu ngahita mbisiba ntanabisomye ariko saba nimero mu bantu bampaye nimero ye nawe urimo mbona nimero ndamuhamagara ndamusaba mubyeyi ndagusabye namenye ko ubugabo butisubiyeho bubyara ububwa ndashaka kubonana nawe cyane much respect mfite urakoze cyane mfite aho mva naho ngeze yego mbwira abantu mu myaka 46 ku isi mpamaze yego nibwo bwa mbere nsabye imbabazi mu myaka 46 mu mbyare 5 nibwo bwa mbere nkoza amakosa ni nabwo bwa mbere nsabye imbabazi sinzi nimba wumvise icyo gasa mu myaka 46 nta muntu turahagarara namubwira ngo mbabarira kubwibi navuze cyangwa se nta muntu nari bwakorera amakosa aya ariyo yose yego urakurikirana ndagukurikiye nimba rero mu myaka 46 ari bwo bwa mbere nisanze ndi kwigaragura mu byondo ari bwo bwa mbere nisanze ndi kuvuga amahomvo aho napfiriye ndahazi urakurikirana inzira nayobeyemo ndayizi urakurikirana yego icyayinyujijemo ndakizi ariko gusubizanya kuri izi mbuga nkoranyambaga umuntu akavuga nanjye nkavuga sha ndahiye Yesu wampamagaye nta nzu nubatse uri gukurikirana byagenze bite ko numva ngo ufite abagore mu bihugu byose
abagore mu bihugu byose ntacyo nungukiyemo nabaye nka bya bindi Salomo amaze kurongora abagore 1,000 aravuga ngo byose ni ubusa gusa ni nko kwiruka inyuma y'umuyaga. Abantu bose ndi imfura, abantu bose bambabarira ububwa bambonyeho. Jambo Pastor Mutesi yambwiye niryo kuba umubyeyi kurenza kubikirara. Ubundi ko mwese nta umuntu mufite atubundi mukamuberanye mwakikundanije ako kana kuri ku Imana zirimo. Nabonye Mutesi nawe yari yagiye yandikamo, nabonye benshi bagira amati rwose mwaba muri couple nziza mwakikundaniye ko nta bantu bamufite. Ariko icyo nshaka kuvuga nza njyayo numvaga ndi umuntu uri bwicare hasi ukarira, kuko hari ijambo umwana yavuze agarutse kwa se. Yaravuze ngo singikwiriye kwitwa umwana wawe, ahubwo ngira umwe mu bagaragu bawe. Atangazwa no kubona se yamubagiye, yego, atangazwa no kubona bamusanganira ku irembo. Navuye ku kamoto numva ko ndi umuntu ugiye kugenda wenda ngahagarara nk'amasaha 2. Noneho ntangazwa no gusanga ari kuririmba iyi ndirimbo mu kanya twari turi kumva. Urukundo rurihangana rwihanganira byose ntirutekereze ikibi ku bandi ahubwo rwishimira ukuri. Sanga niyo ari kuririmba aho yarahagaze mu muryango antegereje nka wa mwana w'ikirara. Yarahagaze mu muryango. Niyo mpamvu bari ababyise filime. Aho bwose nabyo bikaba byarebwa, kandi niyo bitanarebwa ariko message irimo ni yishi. Mbwire nde wundi utagira umugayo bwiza buzira inenge mukunzi wanjye uhora wuzuye ubuntu bwira neza. Homvo kagiye kuvuga Yesu, nuko akanwa kirwaga kakazitereyemo kagiye kuvuga guhamya kwa Yesu no kugaruka kwe. Rero Imana yatsinze ikinyoma na Satani byagiye hasi. Gasaro TV. Bakunzi ba Gasaro TV tubaye ikaze umerere mu mpande zose z'isi, tubabwira ko tubakunda cyane mwebwe muduha ibitekerezo ku biganiro tugenda dukora umunsi ku wundi. Nukuri murabingenzi kuri twe. Twakiriye Mushumba Bishop Gerard, muramubona mu ngofero nziza cyane y'abasaza. Tugaye ikaze Bishop. Nikoze cyane Gasaro. Suze n'abakunzi ba Gasaro TV. Amen. Meze neza? Meze neza nta kibazo. Ibintu n'amahoro. Ni amahoro cyane. Umunsi ndo nambaye imikara kabisa. Nambaye imikara. Bishop yitsetsa kuri iki cyumweru, turi ku munsi wo ku cyumweru. Yego. Ahandi ubuzima bimeze bite, bihagaze bite? Uri kugira inzozi nziza cyangwa uri kurotaguzwa, uri kurota neza, bimeze bite tubwire. Reka nkubwize. Mbere ko ninjira muri uyu mwandiko. Ndi kurota neza rwose. Neza. Ndi kurota neza. Muririmbye yaravuze ngo ubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro. Kuba Yesu adukunda turi amahoro nta kibazo. Inzozi nziza rwose. Umunezero turawufite, amahoro turayafite, ibyiringiro turabifite. Amen. Ibintu ni amahoro. Iyo ufite umunezero Imana ikongera n'ibindi byinshi, kuko iyo ufite umunezero nta mutima mubi ufite. Bishop, ndifuza ko umunsi wo tuganira kuri iyi ngingo. Kambanze reba ikintu ushaka kureba, ariko iki kiganiro utagenda muri telefone mu bindi simbikunda. Kuri status yawe haranditse ngo Imana iratsinze, Imana ibaha umugisha mwinshi, icyo dupfana kiruta icyo dupfa. Iyo ni iya mbere. Yego, iya nyuma uri kunywa amata, uri kumwe na Pastor Mutesi. Yego. Ubona rwose wishimye. Uvuye rero kwa Pastor Mutesi, n'ubundi ibintu ni byiza byagenze neza, banze utubwire. Reka tubanze dushimire Gasaro. Urakoze. Kutabivuze mu kiganiro. Nabuze abana bose. Nabuze abana bose. N'abakunzi bose. Yego. Ariko igihe ni iki? Igihe ni iki mama? Bananatebya.
reka tubanze dushimire Gasaro kuko nawe muri urwo rugendo wagiye utumotiva uvuga ati birakwiriye ko uhura n'uriya mubyeyi kandi birakwiriye ko umusanga. Yego rero kuvuga ngo kuba narapostinze iyo video ndi kumwe na Mutesi muri salo ivuga ngo Imana iratsinze. Hari igihe Imana yabaye nk'itsinzwe ku buzima bwanjye. Urumva? Yego. Jewe nahamagawe muri 97 mu kwezi kwa 7 97 nibwo namenye Yesu, nari ndushye mbabaye mfite ibibazo byinshi. Mpamagarwa jyenyine. Yego. Nakira Yesu. Kuva icyo gihe nkorera Imana, nakoreye Imana mu itorero rya ADP nabanje mu Badivantiste. Yego. Ku munsi wa 7 nyobora korali yitwa Paradiso Nshya. Yego. Yo muri Apasi. Hanyuma bivaho njya muri ADPR. Yego. Kuva icyo gihe rero Imana yagaragaragizaga gutsinda. Yego. Ku buzima bwanjye. Nabyo abantu ntibaze kumva ko Imana itsindwa. Yego. Yego, ariko hari igihe Imana itsindwa bitewe n'uwikoresheje. Yego. Urumva? Imana rero muri icyo gihe kuyikorera nagiye mba umubyeyi w'abantu. Ngenda mba umubyeyi w'abantu batandukanye. Yego. Yaba ari abakomeye, yaba ari aboroheje, bitewe n'ubuntu bw'Imana bwari ku buzima bwanjye. Byatumye mbona abantu batandukanye muri iki gihugu no hanze yacyo. Ndavuga muri ibyo bihe byanjye. Yego. Nyuma rero naje kugwa. Naje kugwa. Ariko ntiwarambarara ngo nubwo umukiranutsi yagwa. Urakoze Gasaro. Ko ntarambarara. Nta umukiranutsi w'Imana nawe yagwa ntago yarambarara. Naje kugwa. Kuko naje kugwa numva hari ibihe, ariko je sinanabimenya ko naguye. Nibyo Bibiri ivuga ngo uhagaze yirinda atagwa. Yego. Nuza kunseka ko naguye nta kibazo. Ariko buriya ijuru ntago tuzaribuzwa n'ibyaha byinshi twakoze, ahubwo ijuru tuzaribuzwa no kwihagararaho. Yego. Naje kugwa kandi ngwa ngenda gahoro gake gake. Nisanga hari amagambo ndi kuvuga adakwiye umukozi w'Imana. Nisanga hari inyifato je naguye mu bintu bitatu. Naguye mu kuvuga, ngwa mu nyifato, ngwa naguye mu byo navugaga. Akanwa ho kuvuga Yesu gatangira kuvuga abantu mu buryo ndetse kubavuga nta kibazo. Urakoze inshuti yabera. Mu buryo budakwiye. Noneho mu buryo bubi. Nkavuga abantu mu buryo bubi. Kandi Bibiri iravuga ngo mwubakanwe nk'amabuye mazima. Yego. Aho kubaka abakozi b'Imana bagenzi banjye, ahubwo nsa naho ngiye kuba igikoresho cyo kubasenya no kubandagaza. Icyo ni igice kimwe cyo kugwa. Yego. Ngwa mu byo mvuga. Kabiri, naguye mu bikorere. Nsanga hari ibikorwa ndi gukora mu by'ukuri bitubahisha Imana, bidahesha n'izina ry'Imana icubahiro. Uri gukurikirana? Ndagukurikiye. Ubwo ni mu bikorwa. Noneho mu myitwarire. Wabyumvise? Yego. No mu myitwarire. Urumva? Yego. Ibyo rero je mbirimo numvaga ko ndi muri showbiz. Turi gutwika, turi gushaka views, ibintu nk'ibyo. Ariko simenye ko hari abandi bari hirya muri abo bana bose nabyaye barimo baransengera. Yego. Barimo baravuga ati ariko noneho bamwe bakantinya ntibabimbwire, abandi bakantinyuka bakabimbwira bakambwira batari ko se mubyeyi ni we tuzi. Uri gukurikirana? Noneho muri uko gusenga no muri abo bantu b'Imana kugenda banyandikira, numva ndigaye. Yego. Buriya gukizwa cyangwa se gutera intambwe ukava mu byo wari urimo. Nibyo Imana yabwiye umugaragu wa iramubwira ngo ibuka aho wavuye ukagwa maze wihane. Yabibwiraga hariya mu byahishuwe. Ibuka aho wavuye ukagwa maze wihane. Nanjye nibuka aho navuye ndagwa. Yego. Urabyumva? Yego. Kandi hagugenda. Ntago haguhagaze. Mbonye rero ko naguye. Urabyumva? Mu kugwa natakaje umugisha. Mu kugwa nakiriye umuvumo. Urumva? Nta kazi inshuti. Maze kugwa natakaje inshuti.
ntakaza umugisha, urabyumva, yego, mbura umugisha, natakaje inshuti, mbura n'umugisha. Ibi bintu ku bantu bose basenga banyumve neza, cyangwa se nuzasenga, yuguye utakaza inshuti ugatakaza n'umugisha. Noneho ngiye nkajya nibaza, ariko ni gute abantu basigaye banyanga? Ni gute nta nshuti nkigira? Nsanga ikibazo ni wowe, ni jewe. Ndavuga rero twakinira tukisuzuma, ariko Bibiliya ivuga ntabwo twagibwaho n'urubanza. Nsubira inyuma, ndavuga ngo reka mbe mpagaze ibi bintu mbivemo. Yego, wakurikiranye, genda tayari kandi n'abantu babyumve. Mu kubivamo rero nagombaga gukosora amakosa nakoze. Nta nubwo ndi guterwa ubwoba n'imijugujugu yava ahashize hanjye. Yego, urumva, kandi nta muntu utagira ahashize, ahubwo nuko ari abahanga mu guhisha amafuti yabo. Wakurikiranye, yego, gihe rero imijugujugu yava ahahise hanjye nta kintwaye, urumva. Ariko icyo nagira ngo mvuge, nibwo buryo natangiye kuvuga ngo ni gute nabona ndasaba imbabazi umuntu wese nakomerekeje. Yego, turi mu isi dufashe igihe mu ntambara, turwana n'isi umubiri na Satani cyane. Ariko nyuma ho ndavuga ngo mfite urugendo rurerure rwo gushaka umushumba witwa Pastor Mutesi. Yego, No muri ubwo bupfapfa yarambwiraga ngo dadi, niki cyaguteye? Papa ntiyigeze anyita irindi zina. Ndavuga ngo uyu mubyeyi nkwiye kumushaka nkamusaba imbabazi imbere y'amahanga. Iyi ngofero nambaye isobanura agakiza, nari naragataye. We yampaye ingofero nk'icyubahiro, ariko ayinyambika ndamubwira ngo aka ni agakiza nsubiranye, nari narataye. Ampereza inkoni, ndavuga ngo iyi ni inkoni y'ubushumba, nari narajugunye. Ngushimiye ko wumviye Imana. Wowe ushobora kuwimaye mu cyubahiro ungomba, ariko genda ndumva hari icyo umwuka nsobanurira. Mwakira ingofero nk'agakiza. Rero nibwo nafashe urugendo, nimero nta nubwo nari nkifite, urumva, kuko hari igihe yanyoherezaga nk'ibintu ngahita mbisiba ntanabisomye. Ariko saba nimero, mu bantu bampaye nimero ye nawe urimo. Mbona nimero, ndamuhamagara ndamusaba, mubyeyi ndagusabye, namenye ko ubugabo butisubiyeho bubyara ububwa, ndashaka kubonana nawe. Arambwira ati karibu. Nta kindi yambwiye, ndabwiye ndashaka gupfukama imbere yawe. Mageze arambwira ati nta mubyeyi upfukama. Umva mute, aho uri hose uri imfururu, umukozi w'Imana. Ati nta mubyeyi upfukama imbere y'umwana. Nzi ko urukundo ngukunda, imbabazi ngufitiye imbabazi zingana n'urukundo ngukunda. Nakubabariye utaragera hano. Ubwo ariko wabonye ngezeyo, nagiye mu by'ukuri numva mfite ikimwaro, mfite isoni, ariko umuririmbyi yaravuze ngo nta soni zindi mfite uretse iz'ibyaha byanjye. Ngezeyo baranyobora ngera kuri gate, aba ahantu heza, bampa karibu. Bampa karibu, mba ngeze muri salo nyine, urumva. Yego, numvaga gusa nta n'ikindi nakora uretse kwicara nkarira. Ariko amakaribu ampa icyubahiro cyose gishoboka, biba nka wa mwana w'ikirara ugarutse mu rugo, arambagira, aranyakiriza amata nk'imfura, ndetse aziyamera mu nkongoro nziza, ndanywa shira inyota, ndongera ndacurura. Ndavuga ngo haracyariho ibihumbi 7
bitarapfukamira bayari. Murakoze. None se Bishop, ndabonye hari bamwe basomye komenti bakugira inama bati twizere ko izi mbabazi ari imbabazi za nyazo, ati ejo tutazongera kubona nawe, ati wenda wongeye kumutera amabuye, yongeye kumutera imijugujugu. Mbese ndibaza umuntu yagashobora gukora ibitagenda neza, ni urugero ugatanga ibitekerezo mu buryo bwawe nk'uko ubyumva, ariko nabonye hari n'abandi bati buretse uzurebe ejo mu gitondo atarongera. Abo bababwira iki? Mbo icyambere ntabwo nabuza abantu kuvuga. Ntabwo nabuza abantu kuvuga. Abantu uravuka bakavuga, ugakura bavuga, ukazarinda unapfa bakivuga. Nuko abantu bateye. Ariko Gerard mfite imyaka 46 y'ubukure. Mbyaye 5, abahungu 5. Sibyo? Umusaza cyane, much respect. Mfite urakoze cyane. Mfite aho mva naho ngeze. Yego. Mbwira abantu mu myaka 46 ku isi mamaze. Yego. Nibwo bwa mbere nsabye imbabazi. Mu myaka 46 mu mbyare 5 nibwo bwa mbere nkoza amakosa, ni nabwo bwa mbere nsabye imbabazi. Sinzi nimba wumvise icyo gasa. Mu myaka 46 nta muntu turahagarara namubwira ngo mbabarira kubwibi navuze, cyangwa se nta muntu nari bwakorera amakosa aya ariyo yose. Yego. Urakurikirana? Ndagukurikiye. Nimba rero mu myaka 46 ari bwo bwa mbere nisanze ndi kwigaragura mu byondo, ari bwo bwa mbere nisanze ndi kuvuga amahomvo, aho napfiriye ndahazi. Urakurikirana? Inzira nayobeyemo ndayizi. Urakurikirana? Yego. Icyayinyujijemo ndakizi. Niyo mpamvu rero nsezeranya abandika izo komenti ngo buretse ejo. Ndabizi ko muri uyu mukino cyangwa se muri uru rugendo nako kuri iyi mihanda nzategwa imitego myinshi. Ariko nkurahire gasa nuwazana umwana kuri kamera akavuga ngo ni uwa Gerard, ntabwo nzasubiza. Ntabwo nzi ko wumvise icyo mvuze. Nakumvise. Bishatse kuvuga ngo nta jambo nari mu muntu yakoresha yataka Gerard. Urakurikirana? Yego. Gerard ngo ngaruke gusubiza kuri iyi mihanda. Nihannye natuye nikibari icyaha nkurikiranwaho n'amategeko ribu yo nzayitaba. Ariko gusubizanya kuri izi mbuga nkoranyambaga umuntu akavuga nanjye nkavuga. Ndahiye Yesu wampamagaye. Kuko nubundi mu myaka maze kuri YouTube nta modoka ndagura, nta nzu nubatse. Uri gukurikirana? Byagenze bite ko numva ngo ufite abagore mu bihugu byose? Abagore mu bihugu byose ntabwo mbizi. Ako nakantu ntawe ushatse gushyiramo ngo kankubitishe. Ndetse naba mbafite niko naba byakugendekeye bite ko wahombye. Wabonye twa dutebe turi muri sala ntitwacikaguritse, ntago wangeze iwanjye. Ubwo se baba bahari abo bagore batamenya ko mfite intebe zacikaguritse. Jewe icyo shaka kuvuga ntangariza isi, nta nzu nubatse, ntacyo wungukiyemo uretse guhomba, mpomba mu mwuka no mu bugingo. Uranyumva? Yego. Ntacyo nungukiyemo, nabaye nka bya bindi Salomo amaze kurongora abagore 1,000 aravuga ngo byose ni ubusa gusa, ni nko kwiruka inyuma y'umuyaga. Rero nkosoye ibintu kuko ntacyo byangejejeho. Yego. Nkosoye ibintu kuko ntacyo binyunguye, ntacyo byunguye ubugingo bwanjye, ntago byubatse izina ryanjye, ahubwo byararisenye ribishyira hasi. Ahubwo izina ryanjye rimaze kubisenya nanjye senya nandi mazina y'abandi. Yego. Muri ubwo buryo rero mu byerekeranye n'iyobokamana nzi gukizwa icyaricyo. Yego. Nzi no kwihana icyaricyo. Abantu bose ndi imfura, abantu bose bambabarira ububwa bambonyeho. Mvuze nguki? Ububwa nuko uvuga ko ariko kabi. Oya ntibashake bazagakatemo.
bambabarira ububwa bambonyemo bwose kuko hari ibikorwa bimeze nk'ububwa usanga ari ibintu bidafite ibya kera tubyibagirwe rwose. Yesaya yaranditse 43:18 yaravuze ngo ibya kera ntimubyibuke, ibyashize mwe kubyitaho. Abanteze iminsi mbahaye nanjye umukoro, mukurikirane munkurikirane rwose. Je na YouTube nayivaho burundu nkayireka, mbonye mbuze unkoresha mu buryo bwiza bwubaka abandi. YouTube nayireka. Uko niko Gerard ntuzayireka ahubwo uzahitemo inzira mpisemo niyo kuza ngasesengura ntasesereza. Inzira mpisemo niyo gukora ibikorwa byubahisha Imana n'abantu. Inzira mpisemo ari ryo jambo Pastor Mutesi yambwiye, niyo kuba umubyeyi kurenza kubikirara. Kubiki? Ikirara. Mpisemo kuba umubyeyi w'abantu kurenza kubikirara. Kuko yuri umubyeyi usubiza nk'umubyeyi. Yuri umubyeyi uvuga ku muntu nk'umubyeyi. Wabyumvise? Yego. Ntaguza uvunira mu mavi wigurukira. Yego. Nabonye benshi babagira inama batese ubundi ko mwese nta umuntu mufite atubundi mukamuberanye mwakikundaniye. Ako kana. Kuri ku Imana zirimo. Nabonye Ramutesi nawe yari yagiye yandikamo. Nabonye benshi babagira inama ati rwose mwa muri couple nziza mwakikundaniye ko nta bantu bamufite. Oya turi couple y'Imana. Ese ko nanone nta nuwa byemeza ko Gerard namuntu afite cyose Mutesi nawe ubundi bimenywa na nyirabyo. Mbo icyo shaka kuvuga ngiki. Urumva? Yego. Jewe ubundi Pastor Mutesi ni umuvandimwe, ni inshuti, ni umujyanama, ni umubyeyi. Na mbere yuko nza kuri YouTube twari inshuti. Ndetse dukorera umurimo ahantu hamwe. Urumva? Yego. Ni umudamu ufite ubwenge bw'Imana. Ni umudamu uzi kwihangana. Ni umudamu wuzuye imbabazi. Urakurikirana? Ibyiza bye je sinabivuga ngo mbirangize. Ariko bantu bunkurikiye uburyo yanyaciriyemo n'ubu sindashobora kubyakira, meze nk'umuntu urota. Ibya comment rero bati muraberanye. Turaberanye kuko turi abana b'Imana. Turaberanye kuko turi abakozi b'Imana. Turaberanye kuko turi mu rukundo rw'Imana. Turaberanye kuko twuzuye imbabazi n'ubuntu biva ku Mana. Wabyumvise? Ibya couple rero no kuzanamo ibindi bintu, ibyo hagena Imana n'umwana w'iki? W'umunyarwanda. Nico nasubiza. Turaho ngaho Bishop. Yego. Uravuze ati yanyakiriye neza rwose biranantungura kubona umuntu wenda navuze amagambo twari tuziranye turi inshuti. Uyu munsi usesengura umuntu mwahuriye mu mihanda wamuvuga rimwe wamugani bagahitamo babanze cyane. Ariko ati ngewe twari tuziranye no kuva kera ntaza muri iyi mihanda. Yego. Ni cyo kintu cyagutunguye rero mu gihura wowe nawe. Hetse ko nabonye ari n'abanditse amakomanteri wenda abantu niba nta munoza ati muri abakinnyi ba filime beza koko. Wabibonye? Ariko ataba abantu bazi gukina filime we nkibaza filime kuki Gerard yagurutse wagiye gukina filime. Ahubwo nibabaze guturuka mu karere ka Bugesera uretse ko ndi gushaka kwimukira i Kigali. Uku kwezi kwa 10 akaza neza. Ku kwezi kwa 10 kurasiga ngarutse mu mujyi wa Kigali. Turakwakiriye uzatubwire tuze ko kwimura. Ni ukuri Gasara zabahari. Nzakwimura. Ndagaruka mu mujyi wa Kigali. Yego. Ni muri rwa rwego kandi nanone rwo kugira ibyo nshyira ku murongo. Ariko uburyo yanyakiriyemo ariko icyo nshaka kuvuga njyayo numvaga ndi umuntu uri bwicare hasi ukarira kuko hari ijambo umwana yavuze agarutse kwa se. Yaravuze ngo singikwiriye kwitwa umwana wawe ahubwo ngira umwe mu bagaragu bawe. Yego. Atangazwa no kubona se yamubagiye. Yego. Atangazwa no kubona bamusanganira ku irembo. Navuye ku kamoto
numva ko ndi umuntu ugiye kugenda wenda ngahagarara nk'amasaha 2 noneho ntangazwa no gusanga ari kuririmba iyi ndirimbo mu kanya twari turi kumva urukundo rurihangana rwihanganira byose ntirutekereze ikibi ku bandi ahubwo rwishimira ukuri sanga niyo ari kuririmba aho yarahagaze mu muryango antegereje nka wa mwana w'ikirara yarahagaze mu muryango niyo mpamvu bari ababyise filime we umuntu nabyumvise yes umukozi yaramubwiye ati hari umuntu uje cyane ko mwakomunikatingana ati jewe sinari impazi noneho je mageze umukozi amaze gukingura gate hita nkubitana nawe ari kuririmba ahagaze ku muryango urumva no mu cameraman wa standby yes noneho je numva ni nk'ikintu ubundi je numvaga ari umutwaro ubu hari undi mutwaro nshaka gutura ubimfashemo wanje oya uwa uroroshye oya uwa wo gusohoka ni ibintu byoroshye ariko nge ngira ibanga koko ariko uwa wo uroroshye undi wanje uroroshye uroroshye ahubwo umutwaro wundi sigaranye kuko impamvu aba bantu babiri ndi kubashaka duhuriye mu muhamagaro n'abashumba nkabo umushumba urumva yego uri kukirana ndagukurikije intambwe nasanze uriya mushumba niwe mushumba wa mbere nabonanye umutima utandukanye n'iy'abandi bashumba ndabivuze nzahora mbivuga namubwiye ngo iki gihango ngiranye nawe ningitatira Imana izankure ku isi ntacyo nzaba nyimaze undi mushumba nshaka nubwo umutware wadahari ariko ni umushumba mugenzi wanjye burya yo bimitse umugabo n'umugore baba bamwimitse ni mama Pasiteri Asiya Wanyana Asiya niho ngomba gusoreza urugendo rwanjye ubundi nkegura Bibiliya yanjye nkabuvuga mu misozi no mu mataba rero warumbajije ku kantu ko kunyakira umva muvandi uriya mubyeyi afite umutima yampereje inkongoro nibukayo nabaga ndi mu Mutara kandi ubusanzwe ntukunda amata ikunda icyayi nkunda darizeze oya darizesha darize umva umutima wanjye wanezerewe hari indirimbo twaririmbaga ivuga ngo sinzibagirwa igihe nakizwaga ubwo Yesu yinjiraga muri jye nanjye nongeye gukizwa kandi nongeye gukizwa kandi naragushimiye kutatsa umuriro ahubwo ukavuga ati nukurega nicyo gikwiye erega reka mubwire Jera burya uko ducuruza saga ni byiza abantu biyunze byacuruza Paul kuki bitaje nanjye icyo nicyo kibazo ndibaza none se ubu se mutesure b'ikiganiro cye views zigifite kandi ni byiza rero ushobora gucuruza saga ariko ugacuruza ni byiza aho bwose nabyo bikaba byarebwa kandi niyo bitanarebwa ariko message irimo ni yishi mbwire nde wundi utagira umugayo bwiza buzira inenge mukunzi wanjye uhora wuzuye ubuntu ubwira neza tega ibiganza ngo upfumbatishe amashimwe mbwira icyo ushaka mwami umpa imbaraga nyinshi nesha ibingerageza ndakwifuza mu bihe nk'ibi mwami haleluya Imana yatsinze Imana yatsinze urumva ko nanjye ndimo uri umukozi w'Imana Imana yatsinze kamubwira Imana kuntu yatsinze nuko akanwa kirwaga kavuga amahomvo kagiye kuvuga Yesu nuko akanwa kirwaga kakazitereyemo kagiye kuvuga guhamya kwa Yesu no kugaruka kwe rero Imana yatsinze ikinyoma na Satani byagiye hasi niteguye kurwanira izina ry'Imana niteguye kuvuga icyo nahamagariwe kurenza kuvuga
iby'isi ikeneye. erega bisho hari uburyo ki umuntu ashobora guhamagara ukavuga ibitekerezo ariko ibitekerezo nkakivuga nk'umubyeyi nta muntu ukomerekeje nabyo birashoboka mu buryo bumwe cyangwa ubundi ese burabibona gute nawe ukabivuga mu buryo bwawe ntawe ututse ntawe ukomerekeje nta muriro wakije kandi ibintu bikagenda neza sibyo ndumva ariko kuri kandi ibyiza reka tubyite ibyiza n'iki cyagakwiye ni gake cyane ushobora gusanga umuntu w'umugabo wamugana afashe icyemezo ati aha hantu narateshutse narahemutse nakomerekeje abantu reka amaguruke ngende kuri uyu muntu musabe imbabazi nawe uzazisabe n'umugabo bita Elize si abantu batatu se sinabakubwiye Elize nshobora kuzimusaba mu rwego nkamuhamagara tukabivugana ariko aba bashumba wihangana unyumve neza aba bashumba ntabwo nari nkwiye gufata umushumba mugenzi wanjye umubyeyi w'umumama none w'umumama ntabwo amarangamutima bari hafi cyane yes ntabwo nari nkwiye gufata umushumba w'imitwe mugenzi wanjye biravuga ngo twubakanwe nk'amabuye mazima urumva yego bene data turi mu rugendo urumva yego naricaye ndatekereza ngo ubu ndamutse mpfuye najyahe ndamutse mpfuye abantu batanga ubuhe buhamya nasiga inkuru ikimusozi niye nkuru nasiga imusozi urumva yego kandi nasanze noneho mpageze umva ikintu cyantunguye yego nahageze arambwira ati bisho sinkeneye kupfukama yego buriya ni nayo mpamvu wabonye ko nabuze icyo mvuga kuko ibyo nari nagiye nateguye mvuga ngo ndagenda mvuge gutya mfukame mvuze wenda induru cyangwa se ngirene we yambwiye ati tuza nakubabariye utaragera hano yego icyo ni kimwe kabiri nge nafashe groupe y'abantu turagusengera iki kintu ntabwo nzakibagirwa mushumba mutesi nafashe groupe y'abantu bamwe bari muri Arizona baragukunda gukiri ku mavuta baragukunda gurahana mfata groupe y'abantu n'umuhungu wawe Emery uwo bavuga n'umwana nakuye mu basilamu mfite itorero rikomeye Juwakare ningiye wamwubatije n'umuryango wabo wose ari abasilamu urumva bose bava muri Islamu baraza bakira Yesu arambwira ati Emery yarambwiye ngo nta kindi yakora reka dukore groupe yo kugusengera Imana izagusanga ndashima Imana bati dufata umwanya wo kugusengera Imana twarayiririye ijoro n'amanywa ndavuga ngo burya gihe nirirwaga mva hanjyaha abandi bari kuvuga ati Imana mutabare Imana mugirire neza ndababwira ngo iyo twasenze niyo mpamvu bavuze ngo Imana iratsinze yanditse ngo Imana iratsinze ndavuga ngo Mana ndagushimiye ubwo bamwe bifuzaga ko wenda napfira muri izo nzira ariko hari abandi bavugaga ati ntagapfire muri ziriya nzira urumva ni muri ubwo buryo nahageze arambwira ati twaragusengeye hari ababyeyi bo muri Arizona dore ninjiye hano ndi kwakira ubuhanuzi umuntu uri muri Amerika ari kumpanurira ambwira iby'Imana yamumbwiyeho urumva arambwira ngo hari amariba yawe yatobamye yasibamye ntacyo wari ucyakira urakennye ufite ubukene burakurenze burakurembeje niko yarari kumpanurira audio ndayifite hanga urumva ambwira tubukene burakwishe ariko nuko amariba yawe bari barayasibye ati Imana irayasibuye ambwira no mu kwezi kwa arambwira ati muri uku kwezi kwa 10 hari byo numvise byavuye mu ambwira no ati muri uku kwezi kwa 10 ati mbonye Imana ifungura amariba yawe ati nkimara kuguhereza ubu butumwa Imana irambwiye ngo ifunguye amariba yawe urumva nimba rero ubu ngubu akakanya Imana iri kumvugaho ibyo umuntu yaba ari kumvugaho dore ngibi nabibonye ukwezi kwa 10 urumva niko turimo niteguye kugirirwa neza n'Imana ariko Paul yaravuze ngo naho nani ntuze uyu mugabo w'Imana Yobu yaravuze ngo naho napfa nyiringiye wakurikiranye nanjye sinyikurikiye kugira ngo wenda ngiri ndonke mbona yabi imitabima iracyari y'Imana ivuga bikaba yacyari y'Imana itegeka bigakomera sha urumurokoresha amen agasa nuko nguko rero nagezeyo baranyakira bamakaribu mu saro nziza banyakiriza amata banyakiriza kandi kantu uzabona baterura mu nuze kari karyoshye nibwo bwa mbere nariye ka shokora je nari cameraman yase nibwo bwa mbere nariye ka shokora sure
je wacikanwe mukozi w'Imana naracikanwe kujya ukangurira sha shano kuri kw'Imana uzakakugurira uzakangurira ngiye kona mbona zanye ka shokora dufite twishi mu kantu kateretse ku meza harambwa ati reka tubakire yewe ndavuga ngo mbega ubuse ninge warukwiye kwakirwa ntya ninge warukwiye kwakirwa gutya numva ndigaye nkangurire n'abandi bantu iyo turirimba kakaririmbo mbega ngo biraba byiza bikananyura umutima ntabwo yizi ariko byabaye byiza binyura n'umutima urumva nari iyo shokora urumva nari iyo shokora numva ndi mu munezero suko kubeshya ndumva mfite amahoro ndumva mfite amahoro mu mutima ariko ni byiza kubaho nta muntu mufitanye ikibazo wumva umutima wese wowe niyo uwo muntu wundi abakigufiteho ariko wo kumva umutima wawe oya ubu wamvugira ibyo mvuga byose wakandika comment watuka je nta kibazo nta kibazo rwose ariko jewe nahisemo inzira imwe nk'umuntu w'umugabo kandi nk'umuntu uzi uburyohe bw'agakiza kuko uburyohe bw'agakiza ntabwo nari nyumva misemo guhoranyizwa misemo inzira y'agakiza ndayizi njya nyumva ariko urabona ijwi ryarashaje ryanyweye ubushera bwinshi oya ariko jera ni ukuri ndishimye nanjye kandi Imana ni ukuri igukomeza amaboko ikube hafi uzajya uvuga ibyiza tugutumire utubwire n'ibyiza nabyerega birashoboka kubera iki tutagutumira hari umuryango runaka tugiye gufasha hari abo tugiye gusura bababaye hari abafite ibikomere hari abafite ukabahumuriza cyane ko jera arafite ubuhamya wa mugani aho Imana yamukuye n'abandi ukababwira ko kuba bava aho ngaho bigishoboka haracyari ibyiringiro ariko yambwiye ati hari ijambo yambwiye hambye ati imvura ntizakunyagirire hano jya wibuka ko hari umukobwa wawe ntuzasinzirire mu muhanda hari icyumba cyuzu uryama uruhuka mbega amahoro mbega ibyiringiro mbega ibyishimo niko nariye ku mugoroba na ejo naratashye urya munsi nkora ibintu ngwa gukora nicara ku meza ndavuga ngo Mana ndagushimiye ko umutima wanjye ubohotse umutima wanjye narabohowe ndaririmba kuko nzi yuko nababariwe amen Gasaro TV.